komeye nk'amabuye nk'uko bisanzwe iteka nazengurutse imirenge 416 yose y'u Rwanda. Zina nitwa Zero the Hero African Mare #1 Speedman. Yanjye y'ukuri ni Gashayija. Iryo ni ryo zina ababyeyi bampaye, ariko hari nandi nagiye niha amahirwe yo kwiyita izina kuki wahisemo Patrick. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abakomeje gukurikira ibiganiro bitandukanye bya Target TV. Nyewe nitwa Masunzu. Gahunda dufite muri no minsi ni gahunda yo kugenda dutembera hirya no hino, tugenda tugana n'abantu benshi bagiye batandukanye. Uyu munsi hari umuntu turi kumwe, n'umuntu witwa Zero cyangwa se Zero cyangwa se ubusa, mu kinyarwanda ni ubusa. Hanyuma uyu mugabo yakoze igikorwa navuga kidasanzwe, yakoze igikorwa cyo kuzenguruka imirenge yose yo mu Rwanda. Muzi ukuntu ingana ni 400 hafi na 100 ingahe yose yarayizengurutse mu gihe runaka ari buze kutubwira. Ese yayizengurutse kubera iki? Ese yashakaga iki muri iyo mirenge yose y'u Rwanda? Ese yayigeze mwate? Yagiye n'indege, yagiye n'ubwato, yagiye n'iki? Nyuma yaho anafite gahunda yo kuzenguruka ibihugu byose byo muri Afrika. Ese uyu mutipe kubera icyo afite ino gahunda, ese agamije iki n'ibindi bigiye bitandukanye arabitubwira. Kora subscribe kugira ngo inkuru zitandukanye zikomeze kugenda zikugeraho. Reka ndeke gutinda. Bite? Ni byiza. Urakomeye? Ya ndakomeye nk'amabuye nk'uko bisanzwe iteka. Nkora nkomeye. Hajye umuntu avuze ngo akomeye nk'amabuye bura bashaka kuvuga iki? Babishatse kuvuga ko umubiri wawe ufite ubudahangarwa, utarwaye, uri kugenda bigakunda, wahumiriza ukabona biremeye, waseka ukabona birakunze. Nicyo umuntu abashatse kuvuga. Okay. Mukanya nari mvuze ngo witwa Zero, ariko ushobora wenda kutwibwira we mu buryo bwawe. Ntiwagiye kure n'ukuri nyirizina. Nitwa Zero the Hero African Mare #1 Speedman. Speedman. Mbere ya Zero the Hero ubundi amazina nyakuri cyagiye ndababyeyi baba barakwise na yaye. Amazina yanjye y'ukuri ni Gashayija. Iryo ni ryo zina ababyeyi bampaye, ariko hari nandi nagiye niha, harimo Patrick. Ntago ari umubyeyi wari impaye. Ni Gashayija Patrick, ariko mama cyangwa se papa bampaye Gashayija gusa. Patrick nargiyise maze gukura, cyane cyane ko ntagiye mbasha kugira amahirwe yo guca mu madini mu matorero ngo bagende bambatiza, ahubwo ngewe naribatije kubera ko andi Speedman ibintu byose nyine. Ni vuba vuba. Kugize wahisemo kwiyita Patrick. Ubundi y'ababyeyi yo twatanga mu gihe twavutse usangaga barakwise nk'izina, kavuga uti nta kibazo, rimwe na rimwe nturito nanamenye impamvu bari kwise. Ariko none we wagize amahirwe yo kwiyita izina kuki wahisemo Patrick? Ngira ngo mubankurikirana mu buzima busanzwe like Zero the Hero. Muzi ko mfite amateka yuko nigeze kuba ku muhanda, nigeze kuba street boy, ariko nza kuvaho ari umunyarwanda w'umusore turatsinze Silile. No umusore wamfashije, nawe yari umusore of course muri icyo gihe ngende umwana, ariko icyo gihe ndi ku muhanda nibwo nabanaga n'abana hano za Kiruhura bacyacururiza inkweto. Hari abitwaga ba Eric, bandi amazina atandukanye. Igihe kiragera nza kubona ko nubwo ndi muri abo bana turi abana duhuje ibibazo, tuvukira mu miryango ikinnye kandi turi mu muhanda, bafite amazina abiri. Urumva bo bari baragiye babatizwa bakira abana. Nanjye ngezo ndavuga inti wapi, ntago bishobora kuvamo, ni gute abangaba bafite amazina abiri ngiye nkaba mfite rimwe. Hari umwana witwaga Patrick wabaga mu gipangu cy'ababoss. Na ahantu twakundaga kujya kuvomera uwo mama w'uwo mwana, akaduha igiceri twamuvomeye amazi. Nkabona umwana we yitwa Patrick, nkabona ko ari umwana wo mu bakire. Ndavuga nanjye ntafashe izina Patrick naba mpombye. Nagapfa no mukene. Nuko nguko iryo zina ryanjemo. Bitari kera n'ababyeyi banjye baza kumenya ko niswe Patrick, ariko na nubu ntibaza aho ryavuye. Gusa niba bankurikiye cyangwa se bakurikira Target TV, amahirwe masako bamumenya aho Patrick ryavuye. Hanyuma Zero the Hero cyangwa se Patrick ninde, ni muntu ki? Zero the Hero n'umusore w'imyaka 30. Of course niyo mpamvu n'umusore nta rugo mfite, ariko nkaba ndi umukerarugendo w'umunyarwanda. Yo ni kariyeri yanjye, nkora adventure, niko kazi kanye mu buzima bwa buri munsi. Akaba ari umuntu
ukunda kuba open and honest, nkunda kuvugisha ukuri no kuvuga ikindimo mu buzima bwanjye busanzwe, nibyo bintu bindanga. Ariko nanone nkaba nkunda ikintu bita kuba umunyafurika kurenza kuba ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ndi umunyafurika. ngira ngo bigarutseho mu kanya uravuga ngo wageze ubivugaho uvuga ko uri umukerarugendo cyangwa se ukora ibintu bya adventure. Hari story yegeze kubaho ngira ngo nta nubwo ari na kera, wari ubimbwiyeho ko wazengurutse imirenge hafi ya yose, shaka bari hafi ya yose cyangwa se ari yose y'u Rwanda. Ubwo abantu bazi u Rwanda rugizwe n'imirenge ingahe? Icyo gikorwa kuki wakigiyemo, target wari ufite niyihe se koko byabayeho? Igikorwa nyirizina cyabayeho, ndagitegura kirarangira. Nazengurutse imirenge 416 yose y'u Rwanda nkoresheje moto, ariko ni igikorwa cyangwa se ni imwe muri tuwa nkora mfite target mba nashatse kugeraho. Ni ubukerarugendo nkora bufite message itandukanye cyane cyane ku bajene, ku rubyiruko. I travel to learn, educate and inspire. Ni amagambo atatu. Ntembera kugira ngo nagure intekerezo z'abantu runaka bareba ibyo nkora, ariko none nkatembera kugira ngo nigire ku byo mbona. Ariko none nkatembera kugira ngo nigishe, kwigisha nyine. Ushobora gukora ikintu umuntu akakigiraho ibintu runaka. Biri muri bimwe ngenda insanisha na adventure nkorera mu Rwanda, ariko none hakaba harimo target yo kugira ngo nsure ibirango by'amateka n'ibyiza nyaburanga biri mu gihugu cy'u Rwanda aho biherereye hariho hose, cyane cyane ko u Rwanda rufite ibintu byinshi. Abantu birwa bavuga bati tembera u Rwanda, dusura u Rwanda, ariko nabo ubwabo b'abanyarwanda ntibazi ngo harasurwa ibiki, biherereye hehe. Ako niko kamaro kanjye rero kugira ngo ngaragaze ibyo byiza bihishwe naho biri na addresses zabyo, noneho ababitsura bamenye ibyo ari byo naho biherereye. Nicyo kiba kigamijwe, ariko nanone se bigafatana n'ubutumwa mba nagennye butangwa mu buryo bwa media, ari itangazamakuru mba ndimo, cyangwa se naho ngenda nandika small notes. Harimo gushishikariza abana n'abakobwa kwirinda inda zitateganyijwe, no gushishikariza urubyiruko gukoresha impano zarwo bafite kugira ngo biteze imbere. Ibyo ni ibintu byose biba bikubiye muri package ya adventure nkorera mu Rwanda. Ni urugendo rutanyoroheye habe na gato. Warukoze ryari, rwagufasha igihe kingana iki kugira ngo uzenguruke imirenge yose igize u Rwanda 440 nkuko warabivuze? Amplis kuri moto, wabitangiye ryari, byamaze igihe kingana iki? Byamaze amezi 4. Byamaze amezi 4 bintwara. Ubwo urumva mu mezi 4 niba waragiye, ndakeka nawe uri mu bantu bize bagize amahirwe kwiga, barahita umenya iminsi ibyamaze. Nabitangiye mu kwa gatanu birangira mu kwa 9. Arumva rero byansabaga imbaraga nyinshi cyane, kandi n'uburyo nabikoragamo ni ibintu abanyarwanda batigeraga bumva ku buryo nabikora. Ngira ngo abagenda bankurikirana no ku mbuga nkoranyambaga zanjye babona ko sinjya ndara muri hotel, icyo ni icyambere. Sinjya nshya mu mihanda myiza gusa, ahubwo umuhanda cyangwa se akayira kariko kose kangeza ku cyo ngiye gusura ndagikora. Urabizi ko mu mibereho yanjye ndara mu mahema, ndagenda aho bwije ngeze nkatera tente, narangiza nkaryama. Ni mbere ya buri munsi se cyangwa ni muri icyo gihe wari urimo uratembera? Mu gihe cyo gutembera. Iyo ndi gutembera nibwo ndara mu ihema. Ariko na n'ubu sindi nk'abantu bagenda bakora utamenya amafaranga yabo ajya. Ngewe narakoze mbasha kugura ihema, ni ukuvuga ngo na nyiri nzaramutse yibeshye gata kanyirukana ngo nagiye kwishyura. Nahita ngenda ngashaka ahantu ntera ihema, nkavuga ina ariko reka mbe nibereye ahangaha. Yes. Uravuze ngo ntabwo wararaga mu mahoteli. Iki gikorwa urumva ni ikintu kitoroshye. Ibyo bintu wabifashwagamo nande wenda kugira gusupporting ko byase kose? Niba wararaga mu ishyamba mu ihema, ntabwo wari kuburara, ntabwo donc hari ukuntu warubayeho. Ubajije ikibazo cyiza cyane. Mboneraho no gusaba abantu mugenda mumbwira ngo mbahe ku mafaranga abantu bampaye, ngo leta yampaye.
urasaba ni ukuvuga ngo ndamutse kiriya gikorwa nkora ndamutse nkorera amafaranga bakayama tuvuge hari abambwira bati leta yaguhaye amafaranga ariko I keep quiet nkavuga njye nikora ibyo nkunda ZRDB ngo man ngo amafaranga ngo uzazane ngo nukuyoza igitiyo nkababwire nti mutuze mwa abantu mwe rwose ngiyeho ndi gukora ibyo nkunda. Ikibazo warumbaje uravuze ati ese ni bande bagufashaga? Ngewe nta muntu wamfashaga ko ni igikorwa cyanjye nkora nikorera. Ndamutse nkorera amafaranga ukampimba amafaranga ukambwira ngo genda ujye mu ishyamba cyangwa se aho bwira ugeze uhatera ihema harare urare mu ihema wumva imbeho yaho. Yes, birumvikana n'urugendo rutoroshye cyane kuzenguruka iyo mirenge yose nubwo wararaga mu ihema ntabwo waburaraga. Hari ibindi bintu byagusabaga ubundi bushobozi kugira ngo bigerweho. Ubundi icyo gikorwa ninde wakigufashijemo wese wari ufite abaterankunga runaka? Bajije ikibazo cyiza cyane kubera ko abantu bagiye bambwira ko mfite amafaranga menshi nagiye mpabwa na RDB, leta y'u Rwanda, mbese abantu benshi batandukanye. Ariko ukuri nuko ngewe nkora ibyo nkunda nka passion yanjye nk'umucyararugendo. Ni ibintu nateguye ariko nanjye nkaba narifuzaga ko ambonye umuterankunga wumva ukunda ubucyararugendo cyangwa se ukunda uburyo nkora adventure nkumva ndamutse mubonye na amahirwe kuri ngewe. Ntamubonye ariko nabwo nta kibazo nakomeza. Ari nacyo naheraho mbwira urubyiruko abantu baragenda bakicaraho bakadraftinga business bakavuga ngo tuzaraninga business ariko twaye abaterankunga. Urugero hari abantu nagiye mpa project proposal ya adventure ngiye gukora. Ubu turi muri 2 hashize imyaka 3 project narayirangije naranayikoze kandi ntibaransubiza. Bihita biguha image yo kuvuga ngo ntegereje umuterankunga. Amafaranga nakoreshaga na amafaranga make cyane ariko ya adventure nakoze na moto hari umuterankunga nari mfite wa RMC, Rwanda Motorcycle Company, nibo bantehunga ba moto yo gukoresha. So urumva ni moto zari zitangiye gutaranyirizwa mu Rwanda nagombaga nanjye kureba ese iyi moto ije kurwo mu Rwanda izaniwe abanyarwanda ifite ubushobozi bungana iki. Nanjye narayihingishije kweri. Nibwo nabonye ko ari moto nyine zifite urwaye burundu cyangwa ko ari ukugutiza muri icyo gikorwa gusa. Ngira ngo ibyo twabisimbuka tubiganira ku ruhande. Nawe waba uri wenyine muri ibyo bintu ukagenda wagira nko mu ishyamba ahantu ugashyiraho ya tent ukaryama? Oya ntago ari mu ishyamba kubera ko nagize amahirwe yo kwiga primaire ndayirangiza. Urumva nigana nasari nayo ndayirangiza ye. Urumva wagenda ugapfa gutera ihema aho ubonye hose wowe ni ikibazo. Aho nacaga hose nageragezaga aho 11 za bwagiraga nimugoroba ngeze nageragezaga kumenya ese ni hari ibiro by'umurenge, ni hari police station iri hafi, ni hari ikigo cya gisirikari, ni hari ivuriro, ahantu hahurira abantu benshi ndetse bakora amasaha y'amashuri ndetse bakora amasaha 24 aho niho nageraga nkagenda nkiripotinga nitwa Zero the Hero African Marine Speed Man none ariko akenshi babaga barambonye ku mwitangazamakuru bakabona ko angeze hafi yabo bakanyakira bakambwira bati wowe nutera ihema hangaha turahari dushinzwe umutekano se hano ni ku bitaro ni ku mashuri ntacyo waba tera ihema hariya. Nta kintu nabaga nyine nsaba ni kwiterera ihema nkinjiramo nkaryama muri discipline mu buryo buciye mu mucyo narangiza bugacya nkakomeza nkigendera. Yes. U Rwanda rugizwe n'imirenge myinshi nko wabivuze. Umurenge wabonyemo ibintu bidasanzwe no wowe? Ibintu bidasanzwe hano mu Rwanda ni byinshi cyane ariko reka mbanze nshimire cyane abantu mutuye mu murenge wa Bweyeye. Bweyeye urahazi? Urahazi muri mu karere ka Rusizi? Ka Rusizi. Ni hafi na Nyungwe? Ni hafi aho ngaho. Ni umurenge uteye nka sentire. Ni nk'agashumi kometse ku ishyamba rya Nyungwe. Ni ukuvuga ngo impamvu mvuga ko hari ari umurenge wantangaje uko nawe ubonye ni urawugenda ukagira ngo watakaye. Ibaze ahantu ushobora kugenda amasaha nk'atandatu 7 kandi uri kujya uvuye mu murenge umwe ujya mu wundi. Struggle uhuriramo nazo uturutse ku ishyamba uturutse mu murenge wa Gatare ndakeka naho utangiriye ku ishyamba neza ukaza kuri iyo sentire y'ishyamba ugahinduka Bweyeye. Ni ukuvuga ngo struggle uhuriramo nazo
aho ugeze igiti kimaze kugwa kubera ubukonje cyangwa imvura imiditi ihari, aho igiti kiguye ukiri kukireba, aho ugenda uri gutwara moto ukavuga uti hariya ahantu kugira ngo mpace nuko mpagera nkagwa. Umurenge wa Ntunguye ni Bweyeye narawukunze cyane bitewe na challenge nagiye nkubonamo. Ni hantu ugera wo ugasanga situation umuntu uhaciye mu munota umwe siyo uhaca mu wundi munota ukurikiye harasanga. Hari aho ugera ukanyagirwa kandi uhaciye muri ako kanya nta mvura yabonye. Hari aho ugera igiti ugasanga kiraguye uhaca ugasanga nta kiriho, uzi impamvu kiba kivuyeho. Hari undi uhaciye mu masegonda ugasanga yagikuyeho kugira ngo ahite. Nukuvuga ngo muri Bweyeye mpaca hari ahantu nageraga nkavuga hari ahantu kugira ngo mpambuke nuko mbanza kugenda buhoro gutya nkahita nkaryama nkikubita mwakira kigunguzi cyangwa ikinogo cy'amazi kugira ngo negure moto mbone kuhambuka. Kuko urumva niba hari akantu k'agasorongo urabona niba hari hacaye imodoka zitwara amakara ipine imwe ica hari indi gaca hariya hose hagacukuka ni mu binogo. Ikiba gisigaye no kugira ngo uce muri kare akantu ko hagati y'amapine kaba kataracukutse kandi kubera moto ibizungazunga n'ibyondo n'ubunyereri nta mahirwe uba ufite ko itarakuzunguza n'imbaraga zayo ngo ugwe mu ruhande rumwe rw'ipine runaka. So hari ahantu haranchallenge ariko uko nagendaga mpaca haranduhuye mu mutwe kuko nageraga iyo uhuye n'ikintu kiguchallenging ukakivamo uba wumva nyine uruhutse, uba wumva nyine uwininze. Wavuze ko ari adventure wakoraga cyangwa se ubukerarugendo ugenda usura ibintu bigiye bitandukanye. Dusanga twumva wenda inyamaswa ibyo ni bisanzwe, tukumva wenda imigezi twagiye tuyiga muri za geography n'ibindi. Ibindi bintu wabonye hari donc hari ukuntu umuntu akubwira ikintu nk'uwakibonye hakaba n'undi kubwira ikintu nk'uwagisomye cyangwa wacyumvise. Noneho we wagezeyo ni biki wabwira abanyarwanda n'abatari bazi ko bihari ariko we wabonye n'amaso yawe? Reka mpere ku kintu twita waterfall, ni isumo ry'amazi nabonye mu ishyamba rya Nyungwe. Ubu ni muri Nyungwe nari nzi ko ikintu kibamo ni inyamaswa cyangwa se hakabamo kiraro bita kanopi. Ariko hari ikindi kintu bita isumo ry'amazi. Na ahantu ugera warigitegereza uhita utekereza ibintu byinshi ukavuga uti ese ndamutse nguye hari ahantu bitewe n'imbaraga z'amazi naho amazi aturuka hejuru ku musozi akagwamo hasi, urahagera wahareba ukumva muri wowe ibikoba birimo biragukuka bitewe na situation uri kubona. So icyo ni kimwe mu bintu byatumye numva nkunze kubona iyo waterfall iri muri Nyungwe. Ikindi kintu cyantangaje kurenza ibindi ni kurira ibere rya Bigogwe. Ibere rya Bigogwe turize mu bitabo tugenda turisoma ariko yariba mu karere ka Nyabihu, ni mu Bigogwe nyine nkuko wumva mu Bigogwe. Se ni nkibere koko nkiribona nahise numva nifuza ko umusheri wanjye agombye afite amabere ateye nk'ibere rya Bigogwe. Nicyo kintu nahise ntekereza kuko nkihagera nyine nahise ariko ntayo ndabona biri live. Ubonye ko wazimaze kubona amabere angahe? Oya ntayo ndabona pe, nayo nzi nayo bagiye banyigisha muri secondaire twiga mu bitabo barimo bayatwigisha. Ariko nkiribona nahise mbona koko hari aho bihurira. Noneho nararyuriye ngera hejuru. Urabizi ko abantu bavuga ko hari abantu bagenda bagahakorera imyitozo ku bantu ntazi ntibuka neza nyine igendanye n'imbaraga cyangwa se imyitozo ya gisirikare. Ariko narahageze nabo mpita ntekereza ngo ibaze akantu kamanutse kakava hejuru nuko uriri hasi nibwo ubona ko ari ikintu cy'igitangaza. Nararyuriye ndagenda ngira no ku mpoko yaryo kuko niba ari ibere ubwo rifite n'impoko. ni impoko Yango bavuga impoko. Oya uri kurivuga nkaho wawe uyize. Niko numva. Okay, bishobora kuba ari imoko. So icyo ni cya kabiri. Ikindi ni ikiyaga cya Burera. Ikiyaga cya Burera mu karere ka Burera ni kana ka Burera. So ni ubundi abantu bazi ikiyaga cya Kivu. Uvuye muri Kivu uba wumva nyine ibiyaga byose wabitembereye. Burera nayo iri mu kiyaga cyankuzo bitewe n'imiterere yacyo n'amazi yacyo buryo ari urubogo bugara amazi meza atari amazi yanduye cyane. Ni ibintu bishimishije. And hari ikindi kintu nabonye, urabona mu Rwanda hari beach zingahe? Beach zo ku mucanga. Umucanga nyine ntabwo ari nyinshi, ari ku Gisenyi, hari n'ahandi Nyamasheke hitwa sinibuka neza izina ryaho.
sorry ntabwo natanye, hari ahantu muri Nyamasheke bahita kwikumbya, ariko abantu bafite inararibonye mu gutembera bahazi kuri iyo slang ivuga ngo ni kwibya. Ntabwo ari njyewe mbihimbye, nanjye niko nabisanze. Niko nabisanze. Naho hari beach, ariko hari beach iri mu karere ka Rutsiro, navuga ko ari ya kabiri mu Rwanda nyuma y'akarere ka Rubavu. Bahita reka ndibuze kuhareba neza, nuvuga ngo na ahantu ugera niba warabonye beach ya Rubavu uhita ubona ko ari iruti yo ku Kibuye. Ku Kibuye urahabona ko naho hari utuntu tw'utu beach small kun somehow, ariko aho ngaho uhageze uhita ubona ko ari ya kabiri. Ni igitangaza kuba umuntu azi ko agiye Rubavu beach mu Rwanda bazirangije, ariko wagera hano ugasanga hari bahakorera beach volleyball, beach football, beach whatever, nyine hari large, ni hanini. Ntabwo hazwi, gusa icyo ndi guteganya kuzasubirayo nkakora shooting yaho nkahagaragariza abanyarwanda muri rusange. Abantu mwagiye mukora ikofi, mukora udufaranga twanyu, mwere kuturya mu mandazi, mugerageze mufungura amaso yanyu, muke kurya amafaranga yanyu nk'abantu bayakorera. Ibyo bintu byose wakoze byakumariye iki? Na cyane ko urumva nta muterankunga wari ufite wenda ngo uguha amafaranga yo kurya wenda ngo uzasagure dukeya n'iki, byakumariye iki nka zero ku buryo uvuga uti amezi 4 n'amazi nirukanga igihugu cyose hari ikintu byanyejeje? Ikintu byamariye ni cyinshi. Icya mbere cyo byangeze zero the hero. Zero the hero ubu ngubu nubwo twicaranye hano ndi umuntu ukaze, ntugire ngo wapfa kunyigereza gutyo gusa. Byatumye nubaka platform yanjye nka zero the hero, umukerarugendo w'umu adventure w'umunyarwanda w'umunyafurika, ariko byo nko kuba ndi umunyarwanda ari nanjye muntu wabashije kubikora mu mateka y'ubukerarugendo nk'umunyarwanda. Iyo ni platform yanjye nubatse. And ikindi byangejejeho nuko mfite icyegeranyo cy'ibirango by'amateka n'ibyiza nyaburanga, cyane ko ngira ngo Target TV mugenda muhura n'abartiste batandukanye, ari abakinnyi b'amafilime, ari ab'indirimbo. So birantangaza kumva ngo umunyarwanda agiye gukora filme, agiye n'urugero mu ndirimbo, arumva ashaka kuyikorera muri Makuza Plaza, urumva ashaka kuyikorera muri Ka Free Zone. Yego ni byiza nta kibazo, ariko se nushyira muri nukinira filme cyangwa nukora indirimbo mu nzu nziza, Target TV mbwiza ukuri muzarusha umunyamerika? Ntabwo byashoboka. Muzarusha umuntu uri muri New York? Ariko nukorera indirimbo yawe ya video nziza ukajya kubera rya Bigogo, nta handi uzarisanga. Ibyo ngibyo bishatse kuvuga ko ndumwe mu bantu bashobora kugirira akamaro abartiste mu kubarangira the best locations in Rwanda. Iyo ni business, na ubu ndi mu business person, ariko muranyishyura namwe mwitonde. Reka dufate nk'indirimbo wenda wenda dufate nk'indirimbo igezweho. Haryo hagezweho indirimbo ubu ngubu? Ubu hagezweho indirimbo wenda y'inyarwanda. Reka turebe. Ndumva mu mutwe nashiriwe. Okay, reka dufate wenda indirimbo se ya Bruce Melody n'urugero. Mu hantu hose wanyuze, hantu hose watembereye, nk'iri ya Catherine n'urugero, wumvaga ari yajya kwishura? Ntabwo urayireba ariko warayumvise. Izina nibwo ndyumvise. Okay, we mbwira nk'indirimbo uzi uvuga uti no ndirimbo ariko n'abanyarwanda bazi byibuze yajya kwishutingira nk'ahantu muho nabonye byari guhura neza. Indirimbo nzi y'umunyarwanda, reka turebe. Asubo ntungoye kungora. Kungora tuvuge n'urugero, harimo ijambo kugorana ry'ikinyarwanda. Nuvuga ngo iriya ndirimbo ngewe nagombye kuba narayikoze ku buryo umukobwa yagombye kuba umutipe, umukobwa yagombye kuba atuye, reka turebe, yagombye kuba atuye mu mujyi wa Kigali. Umutipe atuye ahantu bita Inyarubuye, ni mu karere ka Kirehe. Urumva Inyarubuye ni ahantu ushobora kumara nk'isaha uri mugenda mu misozi, ibibuye bihanamye byiza. Inyarubuye ni wabo wa Senderi? Oya, yaraharirimbye ariko sinzi niba ari iwabo. Iwabora? Birashoboka. Urumva yuko kungora na ahantu ushobora gufata pani, abantu bafata amashusho. Iyo mvuze pani bumva ibyo ari byo. Ushobora gufata pani iri wide ku buryo ushobora kugira ngo si mu Rwanda uri. Urabizi ko ibirasirazuba n'ahantu harambuye, hari urubuye, hari ikirere gikeye, ku buryo ubona umuntu ari muri ibyo bibuye byirukanka. Murabona kwa kundi umuntu arimo yirukanka mu kibaya, cyangwa se umuntu ari gustrugglinga yurira imisozi n'ibibuye. Ibaze noneho uwo mukobwa aramutse ari wo mu mujyi n'urugero, umuti
umutipe akamuhamagara ati ariko njyewe nyamara hano niho ntuye niho nubatse inzu yanjye ngwino uze kunsura maybe dupanga ibintu nk'ibi ngibi fata uwo mukobwa ujye kumwuriza aho muri Nyarubuye ajya gusura y'umutipe mbwira ngo uwo mukobwa yagera yate hari aho yatega igitogotogo hari aho yatega igare man mujya mubona abantu benshi bakora business y'amagare ukuvuga ngo nabo bafite icyo bamariye muri contribution ya budget y'u Rwanda kuko nabo barasora nuko ngo hari ibintu byinshi umukobwa yacamo agaragaza challenge zo kugira ngo agere ku mutipe utuye aho ngaho ntekereza ko that might be better the best location for that song. Great. So ariko ngo ntabwo ari mu Rwanda gusa ufite ngo n'igitekerezo cyo kuzenguruka Afrika yose. Hari inkuru meruka kubona ngira ngo n'umugandekazi yazengurutse ibihugu byose byo ku isi. Okay. Yes, ibihugu byose byo ku isi. Nawe urumva u Rwanda rurangije ngo ufite na gahunda yo kuzenguruka Afrika yose. Nibyo 100% nta nubwo ari bibi kuri njyewe kuba ubimbwiyeho ariko karagaseke ariko n'ubwa mbere insa nugiye kubivugaho mfite gahunda yo kuzenguruka ibihugu 50 nabingahe 54 warize warasomye 54 byose bya Afrika tuvuge uriya mukobwa w'umuganda wazengurutse ibihugu byose ku isi yabikoze mu buryo bw'abantu bari kurya isi kutembera kwishimisha ariko nta tageti cyangwa se nta kamaro nabonye nigeze mbona agaragaza ku buryo ibyo yakoze umuntu yabyigiraho nagiye kubona mbona abirangije ati ko ziri kwandikwa n'amavideo uko yabikoze ariko nta nahantu nakora backup y'ibyo yakoze ngo bimpe inspiration z'uburyo yabikozemo gusa icyo nzi cyo nuko yagiye akoresha ama flight atandukanye ariko like Zero the Hero I'm so different kandi nibyo nshaka gukora kubikora ku buryo n'umuntu uzaza muri 2500 bizamuha intekerezo haricyo azatekereza ku byo nakoze ndi gushaka kutangira kuzenguruka Afrika by'umwihariko nzatangirira mu gihugu cya Tanzania ni vuba cyane mfite amezi make nzatangira hano mu Rwanda turi muri sama ubu niba turi muri uku kwezi urumva sama yariyo nzaba ndi gukoresha transport zitandukanye ngewe ndi wa muntu uzabukoresha nzaba ntega nugutega ahantu hose nugukoresha imodoka ari nugukoresha ubwato mu gukoresha transport y'amazi ahantu hose kuva mu gihugu njya mu kindi hari uburyo bw'amazi nibyo bintu numva nifuza kuzakoresha aho bishoboka nkatega ari amakamyo atwara ibintu ava mu gihugu ajya mu bindi aho bishoboka na flight nzazikoresha ziri mu byo nzakoresha ko nta limit nzishyiraho yaba igare yaba moto yaba imodoka ari yaba train nzakoresha ama train ku buryo amato hari uburyo nyine abantu bagenda bagira amakuru y'ibice bakavuga ngo ushobora kuva mu nyanja nubwo wenda nta nyanja nzambuka mva mu gihugu kimwe cy'Afurika njya mu yindi ariko hari amateka abantu bavuga ngo ushobora kugenda muri Victoria muri biriya biyaga binini dufite muri Afrika Tanganyika ese umaramo iminsi ngaho uri mu bwato ese ukoze trip n'ubwato byagenda bite ese muri train bameze bite ese uramutse ugiye n'imodoka ari kuzenguruka Afrika wa muri iki kingana iki ese uramutse ugiye kwigare bimeze bite ese ugiye Nairobi ubuzima bwo bumeze bute nzaba ndimo nerekana lifestyle abantu babayemo adventure by'umwihariko iyo mvuze adventure hazamo imisozi amaparke ibintu byinshi cyane kuko ni ibintu bitazantwara imyaka iri hasi ya 25 cyane ko like Afrika yose Afrika yose 25 like Zero the Hero nk'umwana w'umunyarwanda iwacu ni muri Afrika ntabwo iwacu ari mu Rwanda iwacu ni muri Afrika ni nayo mpamvu kugeza uyu munsi sinshobora gufata amafaranga ngo ngiye kubaka inzu hano mu Rwanda ahubwo icyo nshaka kwereka umwana w'umunyafrika nuko Afrika ni ubutaka bufite opportunities zitabarika kandi umwana w'umunyarwanda ntabwo yagombye kwishyiraho limit ngo yumve ngo nuko yavukiye mu Rwanda ngo n'umunyarwanda ngo hano niho nzapfira niho nzasazira abanyamahanga bari kuva iwabo bakaza mu Rwanda bagashora imari kubera ko hari opportunity bashoboye nanjye nk'umwana w'umunyarwanda rero hari ibihugu bimfitiye opportunity ngomba gusarura nk'umunyafrika kuko iwacu ni muri Afrika nagari mu Rwanda ariko ugamije kuzamura u Rwanda ntabwo ntera igihugu inkunga ntabwo ntera u Rwanda inkunga ntabwo ndi umuterankunga w'igihugu ahubwo igihugu nicyo kintera inkunga nese mba mu Rwanda cyangwa u Rwanda rwo rumbamo banze nsubiza mba mu Rwanda cyangwa rwo rumbamo uba mu Rwanda rwo rukubamo oya nsubiza kibe mba mu Rwanda rwo rumbamo icya mbere cyo wavukiye mu Rwanda urwo Rwanda ruri muri Afrika ego so ubwo mba hehe ubwo nyine uba mu Rwanda rwo muri Afrika
yareka ariko wenda tubifata ariko icyo mba nshatse kuvuga ahangaha nuko njyewe mba numva ikintu cyose mba ntekereza kuba kuri Pan-African. Pan-African kurenza uko ni hari imiti mvuga ngo ubuzima bwanjye n'u Rwanda ngo niho nzatura ngo niho nzaba ngo ndi umunyarwanda n'undi wese ukurikiye Target TV yaba ari urubyiruko yaba ari umujene nuko Afrika niho hantu hari opportunity kwirwa umbwira ngo inzozi zawe ngo ni hanze ya Afrika ngo ni hehe. Remember ko nubwo twirwa twakira amaviza ngo babonye viza yo kujya Canada ngo babonye viza yo kujya muri Amerika hehe nguhe uzi impamvu yabyo se reka tubisangire. Hari igihe hariya hanze kubera gutera imbere inganda zateye imbere no kuvuga ngo icyo twita natural resources amabuye y'agaciro n'ibindi byose birashoboka ko hanze ya Afrika byashizeyo kubera ko bageze ku rwego rwo kubikoresha ku rwego rukomeye cyane aho bisigaye nuko muri Afrika ntago twari twabisarura ngo tubimaremo the more haviza zo kugira ngo mujye hanze ya Afrika bo noneho biba opposite bo bashaka kuza mu Rwanda. Hari igihe kizarimo kuba ufite ikintu kagisiga unakaza kagisanga noneho ushaka kugisanga we aguha uburenganzira bw'uko ukivaho we akazaza kagisanga. Hari igihe kizagera mugasanga abanyafrika mwese mwirundira nko muri Europe nta petroli yashizeyo gold zashizeyo diamond yashizeyo noneho usange bo mwakoze vice versa mwagiye bo baraje musange bafite package zacu zagaruka niko mbitekereza muzagaruka barabimazeyo nanone iyo rero niyo myumvire mba mfite mba numva buri muntu wese yatekereza uburyo yabyaza Afrika umusaruro ariko atishyizeho limit mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni ibintu bitoroshye cyane kuzenguruka Afrika yose ibihugu 40 na bingahe byo noneho uzabishobozwa n'iki zero. Ikintu kizabinshoboza ni spirit mfite mu mutwe yo kumva ko mfite nkuri ibintu biri passion cyane ko ubungubu wari wigeze kumbaza uti byakumariye iki ni platform nubatse ubungubu nibura nuwo nabwira ngo ntera inkunga n'urugero umpe kamera cyangwa se untize kamera yo kugira ngo nzajye nsangiza abantu bankurikira yabyumva ko nanamwamamariza iyo kamera yiwe uburyo ikora nka provinga ko niba ifata ibintu byiza nkayimenyekanisha twanga ubungubu byananyorohera kubikora urumva niba narabikoze nta mutera nkunga mfite none ubungubu nkaba mfite uruvugiro it's a business n'undi gukora business urumva ko ibyari bikomeye narabirangije ahubwo ubungubu ni ukuvuga ngo nawe ahubwo uze kumbwira ngo usigire nka desa ya fanta ntago nyanywa imitobe ngewe ntago nyashobora umutobe ndakuzi uri kuri tingitingi ngewe sindi umunyarwanda se nese abanyarwanda banywa iki muri iyi minsi jibu niyo gukora akazi umunyarwanda yanywa iki ni amata nta kindi yihena ariko kuko yihena muri iyi minsi nazo zisigaye zikamwa ariko nawe turi kugera tugana ku musozo ibintu bya adventure biragaragara ko ari ibintu abantu barabikunda ngira ngo ubukerarugendo bwo mu Rwanda nicyo kintu mvuga ko twavuga ko cyinjiriza amafaranga menshi igihugu donc ubona bikorwa uko bikwiye gukorwa kubera ko impamvu nkubaza ibi ngibi wigeze unabivuga tugitangira ugasanga nk'umunyarwanda ari aho ngaho ntazi ngo niryo bere rya Bigogwe ni hehe kandi anatuye hirya yaho gatoya ugasanga umuntu ntazi ngo wenda kumva nk'irusize hari amazi atogotariya y'amashyuza ugasanga ntarahagera n'izo ngagi twirirwa tuvuga zo mu birunga ntayizi ni iyihe nama watanga ariko uganisha wenda no kugira ngo icyo kintu gitere imbere mu banyarwanda? Nuko kugira ngo uru ruganda rw'ubukerarugendo rutere imbere hakenewe mbere na mbere ku ruhare rwabo bireba mu bukerarugendo. Ubukerarugendo ni kimwe mu bintu byinjiriza u Rwanda cyane bimaze kugaragara mu buryo bugiye butandukanye za Visit Rwanda n'indi investment bagenda bakora mu buryo bugiye butandukanye ariko ugasanga haracyariho ikintu cyo kuba abanyamahanga aribo basura ibyo bintu kurusha abanyarwanda kuko uragenda nko gusura ingagi usange biragoye ko wabona ari amafaranga basaba ugasanga
ugasanga nk'ibyo bere rya Bigogwe twahoze tuvuga, ugasanga n'umuntu uturanye naryo ntarizi, ugasanga na biriya bintu byinshi abantu bagenda bavuga yo mu Rwanda ku bigabiro by'umwami runaka, ku mashyuza kuki, ugasanga abanyarwanda ibyo bintu ntabwo bari babimenya kandi ari ibintu babana nabyo umunsi ku wundi. Ubona ari iki kiri kubura kugira ngo bwa bukerarugendo noneho bunatera imbere no mu banyarwanda? Ubukerarugendo hano mu Rwanda navuga ko buracyari isugi cyangwa buracyari imanzi. Ni field itaraba exposed ku rwego rwo hejuru cyane. Icyo mbona rero hari ibintu by'ubukerarugendo byinshi cyane biri kuri standard zo hejuru buri munyarwanda wese atabasha kwisangamo, kandi wa munyarwanda niwe muntu wagombye kubigaragaza kubigaragariza abandi, kuko ntago ari umunyamahanga uzaza kubiranga byereka abandi. Niwe yabyereka abandi ariko wenda afite uburyo azabiberekamo abitari nkuko umunyarwanda yabikora. Tuvuga urugero nko gusura ingagi ubona amadolari 1200. Zero the hero ikintu 200 na 500 ni igihumbi, ari hejuru y'igihumbi, reka bari ko dukora. Tuvuge amadolari 1200, mfite amahirwe 100% ko ubundi tujye tuyavuga no mu Banyarwanda kugira abantu bumve ko ari menshi, ni miliyoni irenga. Mfite amahirwe 100% ko nzamara imyaka nka 30 ntarajya gusura ingagi. Naba mbeshye? Ntabwo beshye rwose. Niba ntabeshye urumva ko icyo ari ikibazo kuri njyewe ko nk'umunyarwanda ushaka kureba ibiri iwacu. Nuvuga ngo niba baravuze bati kujya gusura muri parike runaka ni amafaranga yanaya ku munyarwanda East Africa nayangaya, nukubera iki ku ngagi? Kuki abo bireba tuvuge RDB ikigo gishinzwe ubukerarugendo, nukubera iki ayo mahirwe yo kureba ingagi tutayabona nkatwe banyarwanda? Tuvuge niba ngewe Zero the Hero ndimo gukora iyi adventure, ntago ndi kwivugira, ndi kuvuga muri rusange, ntago ngewe ndi kwivugira ku giti cyanjye. Niba umuziki bavuga bati dufata amafaranga tukayashoramo tugafasha abahanzi, tukubaka ibikorwa bigenewe abahanzi, no muri Rwanda nuko nguko. Umuziki wo ntibiraba cyane wenda muri sport. Oya, mu muziki biraba. None se ubu arena ntiberamo muziki? Na sport of course. Na sport ni hibera. Twebwe rero mu bukerarugendo ibintu byose akenshi bikorwa n'ikigo cy'ubukerarugendo. Ariko se tararenga aho ngaho, wenda reka tureke ingagi, reka tuze kuri bya bindi bisanzwe navugaga, kwa iryo bere rya Bigogwe, kwa Nyagakecuru, ku bigabiro byande nande, aho kuhagera bisaba iki? Konzi ko none ari ubuntu. Nibyo navugaga, aho ngaho kubisura ni ubuntu, ariko kubaka ya capacity ya wa muntu ufite initiative yo kugira ngo abigaragaze, abibwize, abitangarize n'abanyarwanda ko bakeneye kubisura, akenewe gufashwa mu buryo bikorwa. Gufashwa ntago mvuga ngo batanga amafaranga cyangwa ngo runaka, oya, ahubwo birashoboka ko facilitation ni iki, umuntu ashobora no kugufasha kukwemerera kubisura mu buryo buri official. N'urugero, umuntu ashobora kugufasha wenda kuba yanagutwara niba hari imodoka runaka akagutwara. No kuvuga ngo hari field nyinshi zitandukanye cyangwa akagutunga. No kuvuga ngo hari abantu benshi ku biti byabo bakora ibintu bikaba successful ndetse bagafasha na babandi babikora mu rwego rwa company. No kuvuga ngo mu babishinzwe mu nshingano zabo baracyafite akazi kanini cyane ko kumva ko ibintu byose ntago byakorwa kuri level iri hejuru, ahubwo n'abantu babikora kuri level iri hasi bakeneye bwa bufasha bwo kugira ngo nabo babashe kubagaragariza ibyo batazi cyangwa se n'ibyo bari bazi babafashe kubyerekana. Tuvuge nk'abantu ngewe nabasha kugaragariza ibyiza nyaburanga, ntago ari by'igikampani runaka gikuze cyane, ntago ari bo kizabigaragariza. Buri wese afite aho yakwerekana ibyo bintu bigakunda. Bivuga ngo ubukerarugendo haracyarimo akazi kenshi ndetse kanakomeye gukora. Ariko ikishimishije muri iyi minsi wenda hari ubukangurambaga uri kugenda bukorwa n'ababishinzwe. RDB n'urugero, iri kugenda ishishikariza abanyarwanda gukora ubukerarugendo. Biri kugenda biza buhoro ariko ntibiragera kuri rwa rwego rw'uko umuntu yabikora bikamutunga, cyane ko ugereranyije ubukerarugendo bukorwa n'abantu bakura kenshi baba bafite akazi bakora bakajya kuburuhukiramo. Ariko hano mu Rwanda turacyafite akazi kenshi gakomeye. Ni uruhare rwa buri wese rwo kumva ko ubukerarugendo bufasha byinshi, nibwo butuma ugira business ideas kubera ko wahuye n'abantu benshi cyane, nibwo wabonye locations z'ibintu runaka. Ubukerarugendo butuma umuntu aruhuka, ntago kuruhuka ari kujya mu kabari ngo urye umuziki gusa. Yego nibyo birakundwa kandi birakuruhura, ariko niba wavuye mu rugo ugahindura location uba wumva wishimye. Gusa icyo navuga nuko ikibura haracyabura ya spirit ya buri muntu kumva ko mu bukerarugendo ari ahantu yakora ubukerarugendo akahabyaza
akabyaza amafaranga cyangwa se akabyaza umusaruro. Asante sana. Murakoze cyane.